se bava wowe nanike ko mwizinduye cyane. Shefisto hari abantu tugiye kwigana imibare duhereye mu wa 4. Kiga mu wa 6 byo ndabizi ni daje. Ahubwo reka ngenda nikareke kuguma ntegereje. Oya bava ntabwo wagenda utambwiye icyo papa yakubwiye cyagiye unsezera. Naje gutwara amata mbura uko nkubaza. Shefisto papa ntiyumvishaga ngo ukuntu nsigaye nsomana n'abahungu. Ngo nyine namusobanuriye ko wansezeragaho ntiyabyumva pe. Yiwe Valentin ubwo byaje kurangira gute? Nyine nagize amahirwe mama mwumvisha ko akabizu ko kwita amarinda mukanya isanzwe ku rubyiruko. Yiwe wagize imana pe. Ko nawe se nyuma yaje kumbwira ko nsa nubeshya ngo ko ntiyumva ukuntu duhorana kandi nkamuhakanira ko tudakundana. Valentine ndakumva ni mbe nigendera nsanga ku ishuri. Oya shani ndaje. Fisto shande kurangenda. Yiwe ndumva nta kurekura ufite udutoki twiza sha. Niyo mpamvu mbega dukunda kuganira umfasha ibiganza. Buriya nkunda kuguhobera gakunda ukuntu useka n'ukuntu tuganira undeba ndabikunda pe. Urakoze Fisto. Ani karansize sha namutindije cyane. Fisto reka ngende sha. Anike Ese Jay, wowe guhamiriza nka kuri atese ariko bikora bishobora. Wapi Bella, buriya nje nikundira rap byatari. Icyakora uzi kubyina we. Muri kiriya kirori gisozi biruko waranyemeje pe. Umva kiriya cyari show. Umva gusa nuko cyatumye shanshwana na tesuri ya munsi. Jay, wumve ngo couple narayikundaga. Reka, ubundi se ntukikunda. Ndakunda mwembi ko muri inshuti zanjye, ariko mugikundana byari byiza, mwari muberanye. Bella nawe Tesi yarangarukiye tayari ubu turi kumwe. Genda wimbeshya ubwo yakwemerera ate n'ukuntu yari yararahiye ko bidashoboka ko mwasubirana koko. Bella mbwira iki ngo byemere koko. Ese ubundi wowe ubona Tesi yanyanga hehe? Aha sinarenze ko Tesi yakwisubira n'ukuntu wamubabaje. Yarangiza akabimpisha. Bella turasubira rero hari akandi kagahunda ngiyemo. Sawa. Bella kuje yambonye agahita agenda habaye iki? Ngo hari indi gahunda agiyemo. Tesi kudakomeje se kubyinara waraje kureba Jay. Kubyinisha ibirenge sha byari byananane nje gutwara zira sandali. Ese Bella kuvuga gutyo habaye iki? Mvuga gute se? Uko nyine. Ariko Tesi ko kukamisha ko wasubiranye na Jay. Ngo ngwiki wumvaga se uzabihisha kugeza ryari? Ngo nsubirana nande? Ibyo so wabikuye he? Usanze Jay arimo abimbwira aka kanya. Ko wigira nkaho utabizi se. Bella sinasubiranye kandi sinteze kuzasubirana na Jay urumva. Ese ko twasubiranye ku cyambonye akagenda atansuhuje? Byo ni ibyanyu ndabizi se. Icyo nacyo ni ikikwereka ko abeshya. Uwo mukundana yagenda atakuvugishije ariko arambona araza kumbona mureke. Ani ndabizi ubwo mbwiye ngo ze tuganirire hano inyuma y'ishuri buwandakariye. Oya Valentine nuko nashakaga ko abantu batumva ibyo tuganira. Shani umbabarire pe. Mu gitondo natinze nza niruka ndakubura. Valentine gahunda twari twihaye yo kwigana n'abandi twayishe. Burizi ko bagira ngo ntabwo twishyiraho. Mbabarire Shani umva ntabwo bizongera pe. Hari ibyo Fisto yambazaga sinabona ko igihe cyagiye. Ako Valentine kuyo gahunda tumaranye igihe iburizwamo kubera boyfriend koko. Oya si ibyo. Ariko nawe byakuba hani nyumva pe. Rero ni byiza ko mukundana pe. Ariko ujye umenya kwiha gahunda umenya umwanya w'amasomo w'inshuti zawe na Fisto umuwe ntubivanga. Shani ndabyumva pe. Gusa iyo ndi kumwe na Fisto tuba twumva tutatandukana twakwigumanira mbega nawe urabyumva. Nabyumva nese Valentine gusa mereye ku kuntu mwari mumeze namukwiye kwitonda pe. Ushatse kuvuga iki Sani? Sha usibye ko nje ndi inshuti yawe nkuzi. Ariko ndi wababona n'ukuntu muba mufatanye mutarekurana yabakeka ibindi. Ariko aho nanone yabankekeye ubusa. Erega ibintu bitangira gahoro ugasanga wageze mu bindi. None se Valentine ko mwari mumeze kuriya muri ku muhanda muri aho mwiherereye byatangiye? Valentine nakubuze narebye mu ishuri ryanyu muburamo. Gaju segonderi watangiye kwimenyera winjira no mu 6 nta kibazo. Wapi sinakwinjira mu maze abo mu wa 2 baraduserereza ngo turabarura. None se Gaju kurimo kugendana ikaye mu gihe cyo gukina? Ibyo twigaga ntabwo nabyumvaga pe. Nagira ngo mujye munsobanurira nibura imibare. Gusa umwanya tuzajya tuwubonara
ko natwe amasomo ari menshi Gaju. Ariko ngize igitekerezo. Gaju ndakubariza mwiza kuko yiga mu wa gatatu abakibyibuka yajya gufasha. Ngaho Sani urabukoze cyane pe. Gigi, ututuma twasigaye mutubike muri magazi. Akibazo reka nshaka urutsinga rwo kubihambiriza. Bika ni ponseze manzi. Postas yo muyireke ndayitereranye ibiki. Uyu munsi udaye konje kuri kutubwira ngo tubike ibikoresho. Sha. Wagomba kuduha akazi ngo yabuze amafaranga yo kugura ibyuma byo gukora inzuki. Ndega byiza. Reka none wonje gutembera kabuto sasa. Ako manzi, uri umukaritasi kabisa. Urabura akazi mane wo kwishima koko. Gihibi ndenganya sinjye ubiteye rwose. Papa Valentin. Uzikiyo mbimenya mba narakubwiye ukajya kubaza ikiraka cyo gukora garde fuzo kwa muganga. Urahira sha, baragitanze se? Yarabajije ngo Kristi yaboneka ngo dukorere. Babwira ko dufite akazi kenshi. Ako manzi, kuki uri umurezi koko? Man, kuki utabemereye ubu nitwa tubanya akazi koko? None ko twari dufite akazi kenshi ibyo nari kubitekereza. Sha, nta kundi. Ubutaha ariko ntimukajye mwanga akazi kuko namwe gusudira mumaze kubimenya. Ntabonetse namwe mwagakora. Ewana, tuzajya tunashakisha aba hari akazi wa mugana wo gutegereza ko ari we wenyine ubijyamo. Ariko Gigi, keretse ari ibintu byoroheje, ubu se bakaguhaye kakakunanira, ntiwaba umukemesheje. Uranyumvira manzira, uyu myaka mani umaze usudira ntibaguha akazi ngo ugakore. Hoya sha Gigi, mu busudira hari ibintu bisaba ubuhanga n'uburambe. Cyakora ndi kumwe nawe, twakwiyameniye kabisa. Azi kunyemera rega mani. Ni byiza ko mwafatanya mu kungurana ubumenyi. Ariko mutangire mutekereze ko bishobora kuba ngombwa mukikura ku giti cyanyu, sibyo? Sha kabisa. Gaju urabyumva se? Yego sha Mwiyanike yavuze ngo uri umuhanga none ndabibonye uzi no gusobanura. Biterwa nuko nkora etide cyane. Kandi nkasobanuza uwo mbona byumva kundusha. Ariko nawe ndabona wumva vuba. Uri umuhanga pe. Nibyo se? None se mwe urarwaye? Wapi ntabwo ndwaye. Ahubwo subira mu ishuri ryawe bini tuzabyiga ubutaha. Ariko nakomeje kubona wishima nkabona urongeye buri kanya. Wa mwana we. Ese Gaju waje hano kurebuzwa cyangwa kwiga? Aha, basi mbabara niba mvuze nabi. Sha Gaju, karame. Dushobora kuba narwaye. Mba numva nakwishima buri mwanya. Yo ihangane pe. None se urwaye iki gituma wishima mu gapepe? Ceceka atagira ukumva. Urumva nabanje kugira ngo mukoga nabi. Nkoga neza bishoboka. Ariko wapi nta gihinduka pe. Shani hatari. Wazabajije umuntu mukuru se nka Nike cyangwa mama Nike bakagufasha. Shase mama Nike se yambajije nkamubeshya ko impamvu usohoka mu ishuri kenshi ari uko mba nanyweye ibintu byinshi. Sinzi ko namusubira n'imbere pe. Naha Nike we buriya ndamutinya sinzi naho namuhera. Gusa buriya Valentine abaza utuntu n'utundi kandi natinyitse. Wazamukubariza se? Gaju. Uramenye, singutumye kujya kunyamamaza di. Wapi, suku kwamamaza nuko numvaga byagufasha. None se ubwo niba udashaka kubaza amaherezo ntayawe. Gaju, ngaho suze kumumbariza. Ubwo ndamubaza ngo iki? Nyine, ntabwo ubyumva. Nyine umubaze, uti uyu mukobwa aguma yishima, yumva babara mu gapipi biba byagenze bite? Abarwayi cyangwa? Okay, nta kibazo ndamukubariza. Mumbarize pe. Ariko nizere ko wabyumvise neza. Subiramo twumve. Nyine nzamubaza ni ko mwiza yambwiye kukubaza ngo iyo umuntu. Oya Gaju. None ntuzavuga izina ryanjye. Wowe uzabaza ikibazo gusa si ngombwa kuvuga izina. Uri kumva? Tesi, muzongera kurepeta ryari ngo nzaze kwirebera uko ubyina? Je ntabwo mbizi. Buriya tuzabivuganaho n'abandi. Sawa nabonye ubizi. Ndishimye ko uje ngo twicarane kuri pipitira yanjye. Je ntabwo nje ngo twicarane. Nuko hari icyo nashaka kukubwira. Ngaho se sha. Nyigira ariko nemiza abajama wara banserereza ngo warankati. Kuko icyo kintu nicyo nje ngo tuvugane. Ndakuyamye kugenda uvuga ngo nge nawe twarasubiranye. Urumva? Tesi, vuga gahoro basi hatagira ukumva. Nuko rero je nakubwiye ko nazongera gukundana nawe. Amahoro rwose kandi sinzongere kumva kugenda ubeshya ngo twarasubiranye. Ariko Tesi wamba urukanyiza iki gisebo koko? Sibyo? Gisebo se gute? Tekereza ukuntu abantu banze. Ukumva ngo baby yarankati nukuri no gukemesha. Rero kugenda uvuga ko tugikundana kandi atari byo. Nabyo ntacyo byakumarira. None se Tesi wamba urubundi tugasubirana ibintu bigasubira nkuko byari bimeze. Sibyo? Je aka ni agasuzuguro. Kuki utubahira umuntu icyemezo cye? Ushaka hiki? Nta kindi uretse imbabazi pe. Ubaye umukobwa mwiza ukanyemerera tugasubirana n'ukuri kw'Imana naguha amahoro. Je rero ngo hakanira ubwa mbere n'ubwa nyuma.
sinzasubirana nawe haba none cyangwa ejo. Sorry basi vuga gake nabyumvise. Nonese nta cyizere? Oya ni oya, ubyumve neza. Oya ntizavamo yego, okay? Valanti, hagarara nkubwire. Ngaho banguka Gaju. Gaju, mwiza se yemeye kujya gusobanurira? Iyi sha Valanti nagize amahirwe mwiza yahise atangira no kunsobanurira. None se azajya kwigisha buri gihe? Yego twavuganye ko azajya nsobanurira ku mugoroba 3 mu cyumweru. Ndumva ari sawa noneho. Valanti, ko hari ikibazo nashakaga kukubaza. Hari icyo se Gaju? Ngaho mbaza twumve. Nyine ni iki cyatuma umukobwa yumva ashaka kwishimagura mu gapipi? Gaju ni wowe wishima? Oya ntabwo ari njyewe. Gaju nimba atari wowe ninde? Ni inshuti yanjye. Mbwira kuki ubwo yishima. None yaba ari wowe Gaju? Oya mbwira uwo ari we wibigira imikino. Valanti erego uwo muntu namwemereye ko nabivuga. Okay. Sawa ubwo noneho urabibwira mama. Oya sha Valanti kuki ushaka kumenesha ibanga koko? Mbwiza ukuri rero. Ni umukobwa cyangwa ni umuhungu? Ni umukobwa. Ni umuntu nzi se? Valanti sinarenza. Okay. Nta kibazo noneho ndabibwira na papa noneho basobanurire bo mbo umuntu uwo ari we nimba atari wowe. Oya Valanti ntubibabwire pe. Gusa uwo muntu ni mwiza. Manzi, reba ko nta kintu mane twibagiwe maze tubone gufunga. Shaka igi ibyuma byose nabizanye. Yewe n'uduce tudafite akamaro natuzanye. Mani mu gusudira nta cyuma gipfubuza. Ahubwo reba iwabisumbanyira. Sha ukuntu nari maze kumenya gusudira none akazi gahagaze nta kintu nkuyemo. Akazi karahagaze gahagaritswe nande? Hako gigi ntukigira umwana. Uri akarisiti numvise ko gahunda ari ukutwirukana. Oya mwana, Papa Valentine ashaka ko duhumuka natwe. Urumva tugashakisha ibiraka kandi twanayibona dahari tukabikora tu. Ariko gigi ubona hari igihe tuzikorera ku giti cyacu koko? Ubwo se mane nta nubwo urabitekereza. Nje mbirimo tu. Nyumvira ubwo urumva uzagera ku rwego nk'urwa karisiti ryari ku buryo wakwikorera koko? Akumana si ngombwa rega ko umuntu agera ku rwego rw'uwamwigishije kugira ngo atangire akore. Sha wa mugani wazapfuta akoze wishinze ibyo. Ewana sha ubu nyine ngenda nigurira udukoresho buhoro ko mbonye ubushobozi. Apu inyundo isarubeti na ga byonyine nibyo bikoresho byo gusudira wirirwa urata. Mama ibintu biza buhoro mwana. Urumva nibindi nzabigeraho nigenda nizigamira. Ntubizi se man ko nahereye kuri ze. Sha cyakora nanone da ye Papa Valentine nuko umwizirikaho kazikorera narabaye igisore ewana neretse cyane nkafite akantu kabisa. Komanze rwose. Yigo wangu numva nzawo mfite ikimoto ntwara y'ibikoresho nkunguka ku gasantere nagiserati vrum vrum. Ewana manzi gukorana nawe rwose nako bisa. Ako ni urura nanyisecereza. Karibu shamwi, tuguhe iki? Niho usigaye ucuruza hano sanita we? Oya, sigareho kazungu gatari umuntu bagararanya aho hanze. Ngaho nyihera bike y'umukara, murazifite? Yego zirahari, ngwe zingahe? Uretse gato. Ese uri mu biki ko wari uhindukiye mwe? Ntacyo yewe, nkizo bike. Mpeshatu na registre. Bike ngizi, reka nkurebe registre muri iki gikarito. Muko, aho nihe wishima? Ahubwo so urandebuzwa mu biki? Ese mama, burya wanteye umugongo, nibaza ibyo urimo kumva urimo kwishimagura. Mwe, urwaye iki? Ciceka sha, sinzi ikintu cyandeye kabisa. Cyakurehe muko, mu bintu. Cyangwa ashaka kuza ibintu wandura indwara. Ngwiki? Wandura indwara zifata imyanya y'ibanga, nkaho uri kwishima. None se yani, ko numva bisobanukiwe, uretse gukora ibintu n'iki kindi cyatera indwara? Aha, none se koko ni ikintu cyakuriye? Cyangwa urarwaye? Oya shanita we, ndarwaye ahubwo mbwira. N'iki kindi cyatera indwara koko? Nta kindi nzi nicyo. Nanjye n'umuntu numvise wabirwaye kubera iyo mpamvu. None se we, utabeshye nta kintu wakoze? Ntabyo nakoze nyine. Kunshinja ibishitani gusa. Valanti, banguka niho ndindire ngo dutambikane. Ko mwatinze mu ishuri se? Fisto, Karame. mwarimu yatinze gusohoka, ariko nanjye hari note nari ndimo gusoza da. Gansuhuza. Valanti,
ko mbona ukibaguza bite uziko wagira ngo uri muriba ngaho zana gutwaza igikapu oya Fisto ndekura rwose Hey. si byiza ko twagenda dufatanya ibiganza kubera iki se wowe ntumva ko ari byiza oya ni byiza ariko nyine none se shedi ndakubangamiye oya none se Fisto ubona ukuntu turi gutwara urukundo rwacu ariko byagakwiriye njye mbona nta kibazo wowe se hari amakosa ubona dukora oya ntayo none se ariko nyine mbona dukwiye kugenza ibintu gake tutazisanga mu bindi ubwo kugenza ibintu gake ni nka gute Valentine mbashangiyewe rero numva twagabanya ibintu byo guhura kubonana nk'uko nyine ubuse tuzajya dukundana tutabonana tutanavugana ariko nyine twajya dukoresha telefone mu gihe bibaye ngombwa ubuse koko gukoresha telefone wayo amayinite wayabona nyine tuzajya tuvugana uko bishobotse kandi n'ibyanga nta kundi ahubwo shareka ntahe ngaho reka ngo yerekeze mugeze ku nzira ijya iwanyu oya byihorere Fisto ahubwo bayi ubwo tuzajya tubigenza gutyo ariko ibi ni ibiki koko